ubundi iyo bavuze Saint Valentin wumva iki? Byanze bikunze iyo umuntu avuze Saint Valentin umuntu wese uri ku isi ahita asobanukirwa umunsi w'abakundana. Ni umunsi watoranyijwe kugira ngo bajye bizirizaho umunsi w'abakundana. Ese uyu munsi waje gutoranywa gute? Byaturutse ku kisi? Nihe byahereye kugira ngo uyu munsi witirirwe nk'umunsi w'abakundana? Hamwe nanjye tugiye kurebera hamwe inkomoko umunsi wahariwe abakundana. Nk'ibisanzwe aha ni ku Bwenge 360 TV. Jye muri kumwe ni Amos 245. We nimba uri mushya ndagusaba gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugenda bikugeraho uko bwije nuko bukeye. Wowe tukiri kumwe urakaza neza mu kiganiro. Buri mwaka kuwa 14 Gashyantare isi yose yizihiza umunsi uzwi nka Saint Valentin, umunsi w'abakundana. Ariko se uyu munsi watangiye ninde Valentin? Kubera iki se isi yose wizihiza? Mbere na mbere umuntu witwa Valentin undi ni muntu ki? Uzwi nka Mutagatifu Valentin ubundi ava hehe? Mu ndimi z'amahanga ariwe witwa Saint Valentin. Mu kinyejana cya gatatu nyuma ya Yesu Kristo mu mujyi wa Roma habayeho umupadiri witwaga Saint Valentin cyangwa Mutagatifu Valentin. Ariko iryo zina rye yaje kurihabwa nyuma yuko habaye amateka amukomokaho ari nayo yaje gutuma uno munsi witwa Saint Valentin. Icyo gihe Roma yayoborwaga n'umwami witwaga Claudius wa kabiri. Uyu mwami yizeraga ko abasirikare batagomba gushaka abagore kuko yabonaga ko urukundo n'imiryango bigabanya ubushake bwo kujya ku rugamba. Ariko Valentin we ntiyabyemeraga. Yizeraga ko urukundo ari impano y'Imana n'ibanga. Yakomeje gushyigikira abakundana nubwo byari bibujijwe n'amategeko y'ibwami. Ibyo birangiye nibwo haje gukurikirwaho ifungwa n'urupfu ry'uwitwa Valentin. Ese uyu Mutagatifu Valentin yaje gufungwa bigenze bite? Yaziraga iki? Kubera ibyo yakoze Valentin yarafashwe arafungwa. Hari inkuru ivuga ko igihe yari muri gereza yakundanye n'umukobwa w'umurinzi wa gereza. Mbere y'uko yicwa yamwandikiye ibaruwa asoza agira ati from your Valentine, cyangwa ituruka kuri Valentin yawe. Kuwa 14 Gashyantare ahagana mu mwaka wa 269 kugeza 270 Valentin yarishwe azira kwizera no kurengera urukundo. Nyuma y'igihe Kiliziya yamwubakiye icyubahiro imushyira mu batagatifu, maze uwo munsi uhinduka umunsi wo kumwibuka. Noneho ibyo bije kurangira, ese uwo munsi wo kwibuka kuri Mutagatifu Valentin waje guhinduka urukundo gute? Mu bihe byo hagati mu Burayi abantu batangiye kwizera ko kuwa 14 aribwo inyoni zitangira gushakana. Ibi byatumye uwo munsi uhuza n'urukundo no gushakana. Mu kinyejana cya 18 n'icya 19 mu bihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa abantu batangiye koherezanya amakarita y'urukundo azwi nka Valentines. Nyuma yaho uwo muco wakwirakwiye ku isi hose. Saint Valentin noneho muri iki gihe se afatwa gute? Ese tumubona gute? Muri iki gihe Saint Valentin yizihizwa mu buryo butandukanye. Uyu munsi w'abakundana Saint Valentin wizihizwa mu buryo butandukanye. Abakundana bahana indabo cyane cyane ziroza, zitukura, bandikirana ubutumwa bwuje amarangamutima. Abashakanye bamara umwanya wihariye bari kumwe. Ariko si kubakundana gusa, hari n'abawizihiza bagaragaza urukundo ku nshuti, ku babyeyi no ku muryango. Bivuze ngo si ku bantu bakundana gusa nk'abasheri, ahubwo hari n'ababwizihiza bagaragaza urukundo ku nshuti, ku babyeyi no ku muryango. Ese uyu munsi usobanuye iki mu buzima bwa buri muntu? Nubwo Saint Valentin muri iki gihe yajemo ubucuruzi bwinshi, amateka yaho twibutse ikintu gikomeye cyane. Urukundo ni igikorwa cyo kwitanga, urukundo ni ubutwari, urukundo ni uguhagarara ku byo wemera. Saint Valentin cyangwa Mutagatifu Valentin yapfuye arengera urukundo. Ese twebwe uyu munsi turukoresha dute? Ese turubanamo gute? Nabyo ni ibintu byo kwibaza. Kuwa 14 Gashyantare ntitwibuke gusa impano n'indabo, twibuke amateka y'umuntu wahisemo urukundo aho guhitamo ubwoba. Saint Valentin umunsi w'urukundo, isomo ry'ibihe kuri byose. Mwebwe mwese ndabifuriza kugira umunsi mwiza, kandi niba ufite umuntu ukunda mwifuriza umunsi mwiza w'abakundana. Banje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe aha yari ku Bwenge 360 TV. Njye mwari kumwe ni Amos 245. Niba wabikunze ndagusaba gukanda subscribe, like, share and comment. Ndabakunda. Ciao ciao. Naho ubutaha.